papa rwose mfite ikibazo rwose ushaka kwibariza pe. Joriji, icyo kibazo se kandi ngambwira twumve. None se undi papa ndagira nkubaza undi kuki wambyaye? Umva Joriji nawe ra nuko nashaka kwitwa papa wawe. Nitwa papa wanjye se ngo ubundi bigende biti? Kugira ngo nyine nawe uzite umwana wanjye. Ni nitwa umwana wawe bigende bite se? Umva nawe ra kugira ngo nyine njye nawe tube papa n'umwana. None se ubundi ujya kumbyara hari ikintu wumvaga wifuza kuzampa? Reka ntacyo. None se ujya kumbyara hari imitungo wari ufite wari waravuze wowe wayera azayeraga? Ngo iki? Reka ntacyo. None se ikindi ngira ngo nkwibarize ujya kumbyara wari ufite inzu nini wari wabuze umuntu wazayikuberamo? Ariko si bini bikibaho. Reka ntayo. None se niba atari umutego mubi ni cyaguteye kutumuza mu ijuru hakansanga none nimereye neza wanyuze ukaza kunjana mu no muhangayiko umeze gutya? Kubera iki ndagira ngo nyine ubimbwire neza. God have mercy upon us. Uvugisha ukuri ko nigeze nguhamagara byibuze nigeze pasi nk'ingiye nguze kunkurayo. Icyambere wagiye no kumbyara kwanza utabanje no kunsaba uruhushya. Ariko si papa ubundi koko uvugisha ukuri ni gute wagiye kumbyara utabanje kumbwira? Rwose harimo kwica amategeko agenga uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Yewe rwose ibintu nabyemera pe. None ikintu gitangaje kurusha ibindi byose wari uzi yuko The Ben muruta isaha imwe gusa tuvuka ibaza isaha imwe yonyine. Ibyo rero bisobanura yuko iyo wajya se urategereje iyo saha imwe yonyine iyo saha nyine The Ben yo yavukiyemo neza nakabaye naravutse ndi The Ben nawe wakaba warabyaye The Ben mwanya wanjye. None ubwo nakabaye ndi The Ben na The Ben nawe yakaba ari yitwa njyewe nyine. Ikintu ntabyo ngibyo bisobanuye ko ari njye wakaba barashatse Pamela. Ubu noneho nanjye abantu bakaba banyita Tiger noneho The Ben nawe nyine akitwa JB. JB bisobanuye iki se? JB nyine bisobanuye Joriji Banete. Jesus. Noneho mbwira ubu noneho Joriji rekera ubwo bugoryi uri muri ikoresha ahubwo none urangiza umbwire byabaye kuri uriya mukobwa bamwe baravuga ngo wenda gusashaka. Nyine papa ukuntu ibintu byagenze umukobwa nyine atangiye kujya mbona mpagaze imbere y'inzu y'iwabo buri nimugoroba nyine njye nihagarariye gusa nta kindi nkora. Nyine yakomeje kugenda mbona buri gihe nimugoroba kandi none akajya mbona no muri za weekend. None ikindi sinigeze ngerageza rwose no kuba namuvugisha cyangwa ngerageze n'ikimenyetso namwereka. None njye nabaga nagiyeyo igihe cyo nakoraga gusa nyine ukubiba nigendagenda aho hafi nira muri telefone yanjye rimwe rimwe ko nanyuzemo nanjye nkanamureba da. Byakomeje kugenda gutyo nyine paka nyine umwaka ushize. None ari umukobwa ageze aho ngaho abibonye ageze nyine atangiye gutekereza yuko mukunda ariko nyine nkaburenda kuba narabivuze ko mbimubwira. None aragenda abibwira ababyeyi be byose naho bagezeho nyine barambona noneho nabo barankunda. None nibwo bagize bicaza imiryango yose batangiye no gutegura igihe ubukwe buzabera. Noneho bigeraho bisaba umukobwa nyine kuza akabinyibwirira. Noneho umunsi wakurikiyeho nyine yaraje azaho narendi atangira kumbwira ati muraho nitwa Alice nawe nabwo ati muraho neza. Nawe ndamubwira ati rwose nanjye nitwa Joriji. Umukobwa noneho kumva ibyo ngibyo ahita asara yumva neza birahura neza nk'ibya Joriji Bush wayoboraga nyine Amerika ari perezida. Noneho umukobwa arangije atuvuga turabizi rwose ndagushimira cyane bwo kwihangana kwawe wagize utaracitse intege nk'uko wakomeje kujya ugaga imbere y'inzu y'iwacu rwose umwaka wose none dore ukaba urashize none igihe cyose wakoresha ntabwo cyapfuye ubusa kuko rwose naje kumenya yuko nkunda nubwo wese byaba byaguteye isoni kubimbwira. Kandi rwose ndakeka nanjye ndagukunda cyane. None rero byanshimisha rwose turamutse tubana. Ibyo ahubwo ndaseka ubwo ngo mukanda ndaje nambwira ati rwose umbabarire rwose mukubabarire pe. Rero urebye inzu yanyu ifite wifi kandi wifi yanyu nta password rwose ifite. None rero nizeraga hano buri munsi buri nimugoroba nje kwikoresha wifi y'ubusa kugira ngo niganire nyine na sheri wanjye dukundana ta. Ariko se mana ngiro ntibi nibiki none uko ndebe no basi yatinze byagenze biti cyo sinimo ndabyumva neza. Ariko papa ndakeka rero iri muze rwose irimo iraza pe. Okay, sawa reka tubitegereze nyine nta kibazo. Rero papa nari mfite rwose ibibazo kandi rwose buri gihe mpora mbyibaza pe byaranshobeye. Ibibazo kise kandi none hora.
nyine papa urebye amafaranga afite amazina menshi. Nk'amafaranga urimo umuntu ayo ngayo bayita ideni, amafaranga dutanga mu rusengero akitwa amaturo, none amafaranga twishyura kuri banki akitwa inguzanyo, none amafaranga yohereza umuntu kubera gukora agaserivisi keza bayita tipu. Ikindi kandi amafaranga dutanga mu bukwe nayo akitwa inkwano. Amafaranga kandi mu guhana divorce yitwa umutungo. None amafaranga yo boss yishyura abakozi ni umushahara, kandi noneho amafaranga twishyura kuri leta ni umusoro nyine. Amafaranga twishyura mu rukiko akitwa amande, amafaranga yo leta yishyura umukozi ku zabukuru bakayita pasi, none amafaranga duhereza abana bakayita indezo. Gusa umwana noneho asigaye yarasaze, ibi ntibikirimo aravuga noneho. None papa iki kibazo njye nibaza ni kimwe, amafaranga umuhungu ahaye girlfriend we ayo mafaranga yo twahita ngo iki? Jori rwose pe nkubwije ukuri nanjye numva nta kintu nakubwira pe, kuko nanjye urebye byaranyobeye rwose ukuntu bayita. Mwaramutse mute mwari? Yego sha Joriji we, none se ubundi kuki wakererewe? Sinakereye kubera icyapa se. Ngo icyapa kiye cyapa se kandi? Nyine ndi munsi ndimo ndahazana we n'icyapa cyanditseho ngo imbere hari ishuri ngo genda gake. Rero nanjye yongeze aho ngaho nanjye nakoze imbyino cyapa cyinsa. Okay, nyine ngaho voye cyane tuganire. None se ubundi Jori ko nkubaze, ubundi ukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo umubiri ukomeze umeze neza? Kubera ko ndabona bamaje kubyuha cyane nk'umuntu rwose utagitekereza habe nawe. Cyane rwose siporo ndazikora da, kuko nyine umupira w'amaguru na tenisi rwose buri munsi. Good, yumva se sha. None se ubundi kina bingana iki? Yewe ndakina paka rwose umuriro muri telefone wanjye ufashize burundu. Ariko je none Jori, none njya ngo shaka kuzangisha no guseka pe. Aho bigeze. I don't want peace. I want problems always. None ubundi hari sentence najya ngo nkorere. Ndagira ngo nyine nimfashe kuyikora. Nishe umuntu. Iyo ntero ndagira ngo uyimpindure mu gihe cya future nyine. Igihe cya future se? Nyine igihe cya future uzajya muri gereza. Wiki ariko Jori ubundi wasinze amazi mu itorosho cyangwa wamwe igikamba ntitubimenye. Yego nyine ibyo ndimo kugira nibyo. Inzagiye cyangwa nyine future tense y'iryo jambo ni uzajya muri gereza. Oh shit! Ariko Jori noneho bigeze ukina amasengesho rwose y'ubwoko bwose pe. Ahubwo Jori uranyuci rwose hari nk'umuntu ashaka kubwira kandi yambayeho rwose idasanzwe. Zikejo mu nagiye kwa muganga agiye kwipimisha virusi itera sida. Byari kuwa gatanu. Hanyuma nyengezeyo barambwira ati rero genda uzagaruke kuwa mbere nibwo uzabona ibisubizo byose byasohotse. Reka rero ku cyumweru ngende ngiye ku rusengero ugiye gusenga. Padiri atangire kubwiriza nyine abwiriza ku bantu. Padiri ati rwose mu izina rya Yesu ibintu byose mumashaka muri kino cyumweru byose bizabe positive gusa. Ngo iki? None se ubwo ngubwo wabigenje utera? Ngiye ako kanya nahise nsimbukira hejuru nsakuza cyane bati mu izina rya Yesu ibyo ntibishoboka. Ngiye rwose byanjye ndabizi neza ko bizaba biri negative. God have mercy upon us. Nanjye ko mfite inkuru itangaje ra. Nyine rimwe hari umugabo wari umaje kurambirwa n'ibi byose yakoraga. Nibwo nyine yifashe gutya afata umwanzuro ati reka ngende njye kuri kiliziya ngende padiri ansabire rwose imbabazi z'ibyaha byanjye byose nakoze. Oh my God! Yagera kuri kiliziya nibwo nyine se agenda yinjira nyine aho bicuriza ibyaha. None atanyirwa nyine avugana na padiri. Umugabo ati rwose padiri ndagira ngo nsabe imbabazi ko umunyabyaha rwose byandenze. None nyine padiri arambwira ati rero mwana wanjye ndagira ngo mbwire nyine ukuntu byagenze byose nta kimwe uciye inyuma hanyuma n'Imana nayo ibiza kukubabarira. Umugabo ati rwose padiri mfite umuntu turi mu rukundo kandi rwose uwo mukobwa ndamukunda cyane kandi arankunda. Uwo mukobwa rero tumara imyaka yose 3 kandi rwose naranci inyuma nawe rwose ntabwo nakamuciye inyuma mu myaka 3 yose ishize. Ejo nyine nibwo nagiye iwabo ngiye kumusura ngeze iwabo nsanga nta muntu muri yo uretse nyine umukobwa nyine bavindimwe gusa. Noneho nyine twari turi kumwe mu nzu tugeze aho ngaho nyine sinzi ukuntu byageze turasambana. Noneho padiri abwira umugabo ati rero ndumva ariyo rwose muhungu wanjye, ariko icyiza gihari ni uko nyine uremera amakosa nyine wakoze. None padi nyine icyumweru cyashize nabwo nagiye kuri office ngiye kumushakayo ariko ngeze usanga ntawe uriyo noneho ntandi muntu kandi wari uhari uretse nyine umukobwa umwe nyine bakorana gusa. Noneho nyine birangiye turyamanye. Ko bidasanzwe. Padiri ati rwose noneho ndumva mugabo we ibyo bitangiye kuba bibi. Umugabo ati nyine padi urabona ukwezi kwashize nabwo nagiye kwa anko ngiye kumushakishayo
ariko ngeze usanga ntawe uriyo uretse nyine anti wenyine wari uriyo gusa. None nawe birangiye turyamanye. Noneho muri ako kanya yatangiye kumva padiri ntawe uhari, yatangiye kumuhamagara. Arahamagara ati padi. None nibwo yaje kumenya yuko nyine padiri atakiri aho hafi, atangiye nyine kugenda anamushakisha. Noneho yarakomeje nyine amushakisha, agenda agera naho yari yicaye asanga ntawe uhari. Noneho nyine akomeza kugenda amushakisha, aho aribwo ariko anahamagara ati padiri uri hehe rwose ko nakubuze. Noneho ariko umugabo akomeza kumushakisha hasi hejuru. Bwa nyuma na nyuma nibwo yasanze nyine padiri yari yihishe inyuma y'imeza iri iruhande rwa piano. No. Umugabo abaza padiri, ese padiri noneho ko bishanga byagenze bite? Padiri ati rero mwana wanjye rwose umbabare pe, nanjye nageze aho ngo nibuka yuko ari njye nyine uri aha ngaha, nasingirwaye yuko wansambanya nanjye. Jori, uzi ko unyibukije rwose ndi nkono none y'undi mupadiri. Abana babiri bato b'abahungu bagize gutya nyine igikapu cyari kirimo amaronji ku muturanyi wabo bari baturanye aho hafi. None bageze bahitamo nyine kuba bajya ahantu hihishe kugira ngo babashe kuba bagabana ayo maronji bari bamaze kwiba. Umwe muri abo bahungu nyine ahita avuga turabizi, reka tuyimure aya marembe hafi aho tugabanira. None bageze gutyo basimbuka amarembo manini bagira ngo binjiye muri rya rimbi. None bakimara gusimbuka amaronji abiri nyine yahise ava mu gikapu yitura hasi. Ariko noneho ntiyirirwa bayatoragura ko ari nyine bafite menshi mu gikapu nyine ahagije. Noneho haciye iminota mikeya nibwo nyine umusinzi wari wiviriye mu ibara yasinze rwose yaborewe cyane. Aciye kuri iryo rimbi nyine aho hafi ku marembo yumva noneho amajwi abiri y'abantu barimo baravuga. Amajwi nyine avuga ngo ibi ni iryanjye, iri ni iryawe, iri ni iryanjye, iri ni iryawe. Noneho umusinzi akimara kubyumva inzoga zose zahise zimushiramo yari yanyweye. None ubwoba bwinshi yirukanka ngana kuri kiliziya, ageze kuri padiri arambwira ati padi rwose nawe vayo ujye kwirebera pe, va tujyane. Vayo noneho tugende nawe wirebere ukuntu Imana na Satani barimo baragabana imirambo hariya mu marimbi. Noneho padiri n'uwo musinzi bahise birukanka bagenda bagana hano ndi ku marimbi. Bagera ku marembo y'irimbi nibwo nyine bakomeje kumva rya jwi ririmo riravuga ibi ni ibyanjye, ibi ni ibyawe, ibi ni ibyanjye, ibi ni ibyawe. Why are you running? Why are you running? Muri ako kanya rya jwi ririmo riravuga riteragara kuvuga. Noneho riravuga ati ariko se noneho ko turimo turagabana ibi ngibi biriya byo ku marembo byo turabireka. Noneho padiri muri ako kanya yahise yirukanka cyane rwose haburaho gato ngo arenga no kuri kiliziya. Yirukanse nyine asakuza cyane avuga ati rwose mutobare mutatu twana turacyari bazima.